muri uwo mujyi niwo mujyi urimo ibyamamare byose muza amafilime yose abasha gukina hatarasha amasaha 48. Bwira umuntu mwicaranye ngo yo yariyiziye. Baracelebratinze, barakoma mu mashyi k'Imana ibonye 0. Yiraza ibyo yakoze bifitanye isano kubakurikira. Mwongere murebe ku itariki ya mbere, ku itariki 30 ndi gusenga mu rukerera, nibwo Imana yambwiye ko hazaba umuriro, ko n'utazaba n'umutoya azumva amateka y'uwo muriro. Uwo muriro ubu rero ndi kuvugana nawe, ubu nta biragoye kugira ngo ubone umuntu uri muri Amerika waguha inkunga, ntayo yaguha. Hari umwana umwe mubaze madamu, hari umwana umwe waririmbaga mu bana b'ijuru, yari yagiye hafi y'izo nce, yakurikiye ikiganiro cyo kuri Bonane, arangije abona uburyo ngo Abisiraheli ngo mwavuze ngo uwo muriro ngo turawirukanye, ngo ibintu mwadukoreye ngo mwawohereje hano. Ubwo ngo twavuga ngo ntukagere mu gihugu cy'u Rwanda, ngo twawohereje, ngo ubwo n'uwari kugera mu Rwanda ngo hose twawohereje iwabo. Amerika ntago ari ntoya mu kuzimya umuriro, hazimya indege, hazimya ibintu byinshi bitandukanye. Iminsi 4 n'imisago n'ubu nturazima ngo bizere ko wazimye. Icyo bakoze, za mamodoka z'abakire bose basohokaga birukanka, yajya gusoga agasanga umuhanda wabayemo jamu, umuntu agaturumbuka mu modoka yagafata akana ke bagakiniye amaguru, kugira ngo inzira y'amaguru nayo ubwayiboneke. Basabye zatingatinga kujya ziza zikayora utumodoka, za zindi muvuga ngo murazirwanira, bakatuyora bakatujugunya hakurya kugira inzira y'abantu iboneke. Umuriro umaze gusenyura miliyari, ibikoresho byumaze gusenyura bisanzwe bingana na miliyari 135 z'amadolari y'abanyamerika. Iyo ayo mafaranga ntuyashyire mu manyarwanda ntiwayabara, kuko miliyari 1 ibingana na miliyoni 1,000. Nurangiza uzigire 135 miliyari. Umuriro waratwitse. Noneho ababishobora ndaza kubashyira akantu, ndabashyirira akantu kari bugukange niyo utaba wemera Imana. Ndibubashyireho akantu. Hari inzu y'umuntu wari ushinzwe gufasha abantu bababaye, by'umwihariko n'abatabona, witangiye kujya bambika marinete. Iyo nzu yo my entire block is burnt down, but God saved my house. Why are all of my neighbors, why are they in the middle of 2 burnt down blocks? There's one house standing, and that's mine. All throughout Scripture it is emphasized that there is protection for those. Byanditswe bibiri bya mbere nsomye, bifitanye isano na Golden Global Award. Bifitanye isano, haciye imyaka 82 muri US cyangwa muri Amerika habayeho itsinda ryo guhemba abantu baba barabaye indashyikirwa mu mafilime yabo iz'amaseri mubona n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kuri iyi nshuro ku itariki 6 n'ejo bundi, abenshi muri mwebwe murabyibuka uko byari bimeze, ni ibintu bikurikirwa n'abatari bakeya.
umukomediye w'umudamu ukuze wo bita Nikki Grace. Uriya Nikki niwe wari uyoboye. Ubwo yari ayoboye, icyo gika kigirwa n'ibice bibiri. Mu isoza rya korutire y'igice kibanza, bamaze guhemba igice cya mbere, yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo tugiye kureba uko bashimye n'uko bashimye. Buri wese wateruye ashima ngo ashimira bamufashije mu gukora filime, abadiregiteri bamwe baba bashinzwe gukorana nawe. Icyo gikorwa basobanura ko cyagize amanota 11. Habonekamo abashimira ba mama bababyara. Bashimiye ba mama bababyara, icyo gikorwa cyagize amanota 3. Kwibuka ko mama wawe yahabaye kugira ngo ubure aho ngaho. Arangije baragaruka, ahita aterura aravuga ngo ngira ngo mwabibonye yuko cya kindi cyitwa cyangwa icyitwa Imana umuremyi wa univeri, ngo ngira ngo mwabibonye kibonye 0. The creator of the universe, 0 mentions. Just as comedian Nikki Glaser finished speaking, 5 days later, a great storm formed, and out of it, God spoke. Abakristo benshi bari bakurikiye ibyo, bihutiye gufata remote control cyangwa bagahita babipyonda, kuko ibyo bintu kuvugirwa muri saro yawe ugira ngo ijuru rirakugwaho yuza Imana. Kuri bonane twakoze akacu, twaravuze ngo ubu bwoko bw'uyu muriro tuwirukanye mu gihugu cyacu. Kandi ndizeye umva atabyizeye nawe ubwira iki awuhamagariwe. Nawirukanye sinjye wahera. Niki bamwatatse bari kuvuga ngo ubundi iyo akomeza ibigendanye n'Imana ngo yabigaruriye mwiki, ngo ko yari isanzwe bizi ko yabonye 0, ngo yagiye kuyivuga ngatuma dusakuriza icyarimwe. Nukuvuga ngo ibiri kuba babigaruye kuwa ruyoboye. Biriya bigamba yutabivuga babakira abadirekita muzi barabahungishaga akicara akareba inzu ye. Hari umugabo wafashe rinete bakameye ari kureba inzu ye ya miliyoni 750 z'amadolari, ayireba iri gushya, akajya azamura rinete akayimanura, azamura rinete akayimanura, ayizamura. Ntago ari kureba, ari kwibaza ndi kurota ndi muzima cyangwa ndakanguka nsanga ari ibintu narotaga biri live byabaga. Amen. Tuzamura ijwi amen. Ntago ndabumva. Amen. Tubihuze tubisome Izayi 42:8. Isayi 42:8 kongeraho 48:11
Luka rimwe 46 kugeza 48. Urwa mbere rw'Abatesalonike 5:23. Ezekiel 41 kugeza ku 8. Sawa. Nduwiteka niryo zina ryanjye. Nduwiteka niryo zina ryanjye. Icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Bibwira umuntu mwicaranye. Iki kintu umubwire ngo wiyeranje kikubemo. Umubwire ngo icyubahiro cye ntago azagiha undi. Nishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Nishimwe ryanjye ntago ndigenera ibishushanyo bibajwe. Yesaya 48 hakavuga ngo 11. Yego. Kubwanjye nzabyikorera. Kubwanjye nzabyikorera. Nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Nta wundi uri ahandi ngasome. Luka igice cya mbere umurongo wa 46. Mariya aravuga ati umutima wanjye uhimbaza umwami Imana. Ego. N'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye. Ishimiye Imana umukiza wanjye. Kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo. Ihute. Kandi uhereye none abibihe byose bazanyituhiriwe. Kuko ushobora wanjye uzahimbaza Imana. Komeza. Kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye. Ushobora byose ankoreye ibikomeye. N'izina rye ni iryera. Izina rye ni iryera. Imbabazi ze ziri kubamwubaha. Imbabazi ze ziri kubamwubaha. Uko ibihe bihaye ibindi. Uko ibihe biha ibindi. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe. Atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Mu byo batekereza mu mitima yabo. Rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23. Yego. Haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Imana y'amahoro ibeze rwose. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. N'umubiri byose uko ari bitatu biragira gute? Birarindwe. Bitazabaho umugayo. Ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaba yaje. Amen. Nta wundi uri ahandi. Heri 40. Bere ku murongo wa mbere. Yego. Aravuga ngo iby'urusengero rushya. Mu mwaka twari tumaze imyaka 25 tukiri abanyagano. Yari ari mu bunyagano. Wa 10 w'ukwezi hashize imyaka 4 ufashwe. Muri uwo munsi ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Yangeje mu gihugu cya Isiraheli. Yanjyanye mu gihugu cya Isiraheli. Yari ari mu bunyagano. Uwiteka aramwimura amujyana mu gihugu cya Isiraheli ari mu bunyagano. Inshuti yanjye Yesu herekeresha ijambo ry'ibimenyetso n'ibitangaza kugira neza kwe kudutwikire. Uganze utege kureme wubake wihesha icyubahiro. N'abari kwe ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Uganze utege kureme wubake wigaragaze kuri umwami. Iminota nibi y'umugisha. Amen. Okay. Gukomeza aho tuba twasomye tugacagagura mujye mubikomereza mu rugo kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Nibyo byiza. Biragorana ko nasoma icyanditswe kimwe mbaye ibyanditswe byinshi kubera impamvu zo kugira ngo ubusobanuro burusheho kuba bwinshi muri mwe. Amen. Amen. Ibyanditswe bibiri bya mbere nsomye bifitanye isano na Golden Global Award. Bifitanye isano haciye imyaka 82 muri US cyangwa muri Amerika habayeho itsinda ryo guhemba abantu baba barabaye indashyikirwa mu mafilime yabo iz'amaseri mubona n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kuri iyi nshuro ku
itariki 6 nejo bundi abenshi muri mwebwe murabyibuka uko byari bimeze ni ibintu bikurikirwa n'abatari bakeya. Umukomediye w'umudamu ukuze wo bita Nikki Grace, uriya Nikki niwe wari uyoboye. Ubwo yari ayoboye icyo gika kigirwa n'ibice bibiri. Mu isoza rya korutire y'igice kibanza bamaze guhemba igice cya mbere, yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo tugiye kureba uko bashimye n'uko bashimye. Buri wese wateruye ashima ngo yashimiye, ashimira abamufashije mu gukora filime, abadiregiteri bamwe baba bashinzwe gukorana nawe. Icyo gikorwa basobanura ko cyagize amanota 11. Habonekamo abashimira ba mama bababyara. Bashimiye ba mama bababyara, icyo gikorwa cyagize amanota 3. Kwibuka ko mama wawe yahabaye kugira ngo ubure aho ngaho. Arangije baragaruka, ahita aterura aravuga ngo ngira ngo mwabibonye yuko cya kindi cyitwa cyangwa icyitwa Imana umuremyi wa univeri, ngo ngira ngo mwabibonye ko ibonye 0. Abakristo benshi bari bakurikiye ibyo, bihutiye gufata remote control cyangwa bagahita babipyonda, kuko ibyo bintu kuvugirwa muri saro yawe ugira ngo ijuru rirakugwaho yuza Imana. Ntago yakoze ibyo gusa, amaze kuvuga uburyo Imana ibonye 0 nta shimwe ngo ibonye aho, yongeyeho ngo ni no surprise, ngo ntago ari surprise, ngo muri godless town, mu mujyi utariho nta Mana ibigizemo uruhare cyangwa utemera Imana, niyo yagombaga kubona, kuko muri uyu mujyi uyu tubamo nta presence y'Imana ibamo. Hataraca amasaha 48, abakristo bamwe bari gufunga televiziyo, abandi bari kwibaza ibibabayeho. Muri uwo mujyi niwo mujyi urimo ibyamamare byose muza amafilime yose abasha gukina. Hataraca amasaha 48, bwira umuntu mwicaranye ngo yo yari yiziye. Baracelebratinze, barakoma mu mashyi ko Imana ibonye 0. Yiraza ibyo yakoze bifitanye isano kubakurikira. Mwongere murebe ku itariki ya mbere, ku itariki 30 ndi gusenga mu rukerera, nibwo Imana yambwiye ko hazaba umuriro, ko n'umutoya azumva amateka y'uwo muriro. Uwo muriro ubu rero ndi kuvugana nawe, ubu nta
biragoye kugira ngo ubone umuntu uri muri Amerika waguha inkunga, ntayo yaguha. Hari umwana umwe mubaze madamu, hari umwana umwe waririmbaga mu bana b'ijuru, yari yagiye hafi y'izo nce, yakurikiye ikiganiro cyo kuri Bonane, arangije abona uburyo ngo Abisiraheli ngo mwavuze ngo uwo muriro ngo turawirukanye, ngo ibintu mwadukoreye ngo mwawohereje hano. Ubwo ngo twavuga ngo ntukagere mu gihugu cy'u Rwanda, ngo twawohereje, ngo ubwo n'uwari kugera mu Rwanda ngo hose twawohereje iwabo. Amerika ntago ari ntoya mu kuzimya umuriro, hazimya indege, hazimya ibintu byinshi bitandukanye. Iminsi ine n'imisago n'ubu nturazima ngo bizere ko wazimye. Icyo bakoze, za mamodoka z'abakire bose basohokaga birukanka, yajya gusoga agasanga umuhanda wabayemo jamu, umuntu agaturumbuka mu modoka yagafata akana ke bagakina iy'amaguru, kugira ngo inzira y'amaguru nayo ubwayiboneke. Basabye za tingatinga kujya ziza zikayora utumodoka, za zindi muvuga ngo murazirwanira, bakatuyora bakatujugunya hakurya kugira inzira y'abantu iboneke. Umuriro umaze gusenyura miliyari, ibikoresho byumaze gusenyura bisanzwe bingana na miliyari 135 z'amadolari y'abanyamerika. Iyo ayo mafaranga ntuyashyire mu manyarwanda ntiwayabara, kuko miliyari imwe ibingana na miliyoni 1,000. Nurangiza uzigire 135 miliyari. Umuriro waratwitse. Noneho ababishobora ndaza kubashyira akantu, ndabashyirira akantu kari bugukange niyo utaba wemera Imana. Ndibubashyireho akantu. Hari inzu y'umuntu wari ushinzwe gufasha abantu bababaye, by'umwihariko n'abatabona, witangiye kujya bambika marinete. Iyo nzu yo niyo yonyine kugira bitaba amagambo, muza kujya ku rubuga rwa Israel ndagashyiraho mu kanya, niyo yonyine. Ngo yihaye zeru. Niki bamwatatse, bari kuvuga ngo ubundi iyo akomeza ibigendanye n'Imana ngo yabigaruriye mwiki, ngo ko yari isanzwe bizi ko yabonye zeru, ngo yagiye kuyivuga ngatuma dusakuriza icyarimwe. Nukuvuga ngo ibiri kuba babigaruye ku wari uyoboye. Biriya bigamba yutabivuga. Babakira abadirector muzi barabahungishaga, akicara akareba inzu ye. Hari umugabo wafashe rinete bakameye ari kureba inzu ye ya miliyoni 750 z'amadolari, ayireba iri gushya, akajya azamura rinete akayimanura, azamura rinete akayimanura, ntago ari kureba, ari kwibaza ndi kurota, ndi muzima cyangwa ndakanguka nsanga ari ibintu narotaga biri live byabaga. Kugeza ubu ntibamenya ngo hapfuye bande. Umuriro. Imana ishimwe ko twawirukanye.
cyangwa ntimwizeye ko kaha twawirukanye kuri bonane twaha twakoze akacu twaravuze ngo ubu bwoko bw'uyu muriro tuwirukanye mu gihugu cyacu kandi ndizeye umva atabyizeye nawe ubwira iki awuhamagariwe nawirukanye mwirukanye sinjye wahera kanisengere fata mu biganza by'umuntu mwicanye umumbwiye ngo nyamara Imana yanga agasuzuguro aho indege zijya kuzimya bikanga indege wowe uzi Amerika kuvuga ngo Amerika yasabye inkunga hanze hose ngo bazimye ibihugu by'inshuti byohereza indege ngo bijye kuzimya umuriro urakomeza ubashyiriyemo agahenge aho ubishakiye ibyo kuvuga ngo wazimije ngo wagize gute ngo wabanje ukora ibyo ugambiriye gukora Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ni kwari bwira umuntu mwicanye ngo nyamara aracyanga agasuzuguro kanigarukire ubwo ibyo ni ibibanje umuntu agizwe n'ibice bitatu umuntu agizwe n'umwuka akagirwa n'ubugingo akagirwa n'umubiri Imana y'amahoro ibeze mu bice bitatu ikwereza umwuka ikwereza ubugingo ikwereza umubiri mu izina rya Yesu kandi Yesu azaze asanga ibyo bice byose wera byakire mu izina rya Yesu ntabwo ari wowe wiyeza ahubwo urezwa akira kwezwa mu izina rya Yesu vuga ngo ndabyakiriye ntabwo ari wowe wiyeza ni ijuru rikweza wezwe Imana ibaha umugisha kandi subira inyuma Mariya icyanditswe twasomye cyavugaga ibice bitatu bigize umuntu kira cyanditswe twavuze ngo umutima wanjye ngo ubugingo bwanjye gakanwa kanjye byagendaga bitandukanya ibyo bice bitatu bigize umuntu umuntu agizwe n'ibyo bice bingahe bitatu iyo ushaka rero kugira icyo umenya nubwo iminota isa nk'ishize umuntu Dr. Gilbert ngwino hano iruka tebuka ga urazizi ndashaka kukubaza ikibazo hagati ya ga n'intoki ni iki barema mbere n'intoki ikibanza n'intoki kubera iki kuko arizo zifite agaciro kurushaga nukazo zifite agaciro kurutaga yego kandi ikindi intoki udafite intoki ntiwakoreshaga bivuze ngo umanza kugira intoki kugira ngo ukenere ga okay sawa Itangiriro 1:26 turema umuntu mu ishusho yacu ase natwe mu bice bitatu bigize umuntu habanzwa kurema umwuka baranyumvishije mu bice bitatu bigize umuntu Itangiriro 1:26 turema umuntu hehe mu ishusho yacu harabanzwa kuremwa umwuka kabiri kuri karindwi hararemwa igitwara umuntu munyumve rero icyo nshaka kubabwira utumva nonaha ntacyo azashaka undi munsi abyumve
kugira baremega nk'uko dogiteri ari kubivuga bisaba kuba ufite intoki. Nta ntoki zihari nta gaya ari bubeho. habanza intoki mbere ya ga. Icyakoza ga bayinjiza mu ntoki. Biri kumvikana icyo mvuze? Ga bagira gute? Barayinjiza hehe? Mu ntoki. Ahari urutoki rw'igikumwe musumba zose niko ga ikoze ku gipimo uyambara mu kiganza, tugasigara tubona ga ariko iringaniye n'intoki. Niko Imana yakuremye ufite ibyiyumviro cyangwa organe de sens eshanu. Uburyo bwo kumva n'ibyumvo, n'ibyiyumviro, n'ibyumviro cyangwa ibyiyumvo. Amatwi, ururimi cyangwa mu kanwa, amazuru, uruhu, amaso. Ibyumviro ku mubiri wawe ni bitanu. Uko umubiri wawe wumva niko n'umwuka wawe wumva. Uyu mubiri umeze nka ga yambitswe umwuka. Ndasubiramo. Uyu mubiri wawe umeze nka ga ariko hari umuntu w'umwuka utwikiriwe n'ubugingo, byose bigatwikirwa n'umubiri. Umwuka, umubiri wawe ugufasha gukora communication cyangwa kuvugana hano hanze hafatika. Ubugingo bwawe bugushobora gukora kuvugana nawe ubwawe. Umwuka wawe uri wangu gushoboze kuvugana n'Imana. Kansubiremo. Umubiri wawe niwo utuma nge nawe tuvugana hano. Ubugingo bwawe buri wangu buvugane nawe ubwawe. Umwuka wawe uri wangu gushoboze kuvugana n'Imana cyangwa na monde spirituel. Okay. Ubugingo ni ikiraro kiba hagati y'umwuka n'umubiri. Ubugingo ni ikiraro kiba hagati y'umwuka n'umubiri. Ninde uzatura ku musozi wayo wera? Nuwamenye ko kwera k'umubiri gufitanye isano no kwera ko mu mwuka. Ibi biganza byawe byihutira guhuza n'ibiganza byo mu mwuka. Uwiteka aranterura aranjyana ndi mu mwuka. Ezekiyeli ajyanwa ari mu bunyage. Ezekiyeli ntiyibutse ariko ngo aratwarwa agerayo. Ninde ugiye n'Ezekiyeli w'umwuka, ntabwo ugiye ari Ezekiyeli w'umubiri. Ariko ugiye arareba, bishatse kuvuga ngo hari andi maso y'umwuka. Kandi uko utwara aya maso y'umubiri bizagira n'isano n'uko utwara amaso y'umwuka. Aya maso
mubiri niba wumvishije ga hari ahari buhurire n'amaso y'umwuka. Kubabonye filime z'abantu bahumekewe cyangwa bamurikiwe, stile ukaya amaso akora, reka ibintu bitinda nzabyigishe kwa gatatu, bifitanye isano n'amaso y'umwuka. Niyo mpamvu abahanzi bazakubwira ijisho rya gatatu. Uzasanga hari filime zimwe na zimwe uzabona bafashe umuntu bamushyira akantu k'irindi jisho mu ruhanga, kuko uvuye aha ugakomeza muri santimetero 50, okay, haratangira guhumirizwa. Iyo utajwe uko wakoresha aya maso n'irindi, baguha ubusobanuro byatuma utangira kureba muri monde invisible. Isi y'ibitaboneka ntabwo irebwamo n'amaso aya ngaya, urahabwa andi maso. Niyo mpamvu Pawulo abwira Abakorino n'Abefeso, Imana y'amahoro ibeze rwose, Yezu umwuka Imana y'amahoro ihumura amaso y'umutima. Aya maso y'umutima ni ayandi maso. Ubwo Elisa yari n'umugaragu we Gehazi, arasohoka n'amaso y'umubiri akabona ingabo zibateye, agasakuza akavuza induru. Elisa aramarayo yari afite areba, hari n'andi asabirwa. Mu gihe gisa nk'iki ukeneye ayandi maso, hari icyo tugomba kugufasha, hakabaho uburyo bwo kongera kureba, atari ukurebesha ya yonyine. Rwa kabiri rw'Abakorino 4:18, twebweho ntitureba kuri ibifatika. Ibifatika ni iby'akanya gato, ibidafatika ni iby'iteka. Hari andi matwi yumvisha. Imana igushoboze. Turiyeranga tuguha ubusobanuro bugufasha kumva ko hari andi matwi arambwira ngo zamuka. Ayo matwi ari kumva ntabwo ari amatwi aye. Uwo muntu mwicaranye ashobora kumva ijwi wowe nturyumve, kuko ijwi yumvishe ntabwo yumvishije aya ngaya. Hari andi matwi. Hari ukundi gukorwaho, hari ukundi kuryoherwa. Afata umuzingo arawunamika mu kanwa, biryoha nk'ubuki, bigeze mu nda aho ibiri kuvugwa ntabwo ari aka kanwa, hari undi wowe. Ni gute umuntu w'umwuka, kansoreza aha nzabibigishe neza, ntacyo bitwaye, nzafata umwanya hakiri kare. Umuntu w'umwuka ntabwo akorera umwuka kuruta uko akorera ubugingo. Ubugingo bwawe iyo bukomeye nibwo umwuka wawe agira imbaraga. Ye Data wa twese uri mu ijuru, ndagoranye. Kambaye icyanditswe kimwe dusoma Imigani
igice cya 15 13 bamfashe nshaka uko nsoza. Nawahageze mfasha dusome. Yego 15 haratubwira ngo nutagera usoma urwa mbere rw'abakori 9:27 urebe hamwe muriho. haratubwira ngo umutima unezerewe ukesha mu maso, ufite ubushobozi bw'uko mu maso hawe hacya ariko rerema atari wowe ukeye, ahubwo kuko umutima ugeze gute unezerewe. ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Utera kumva iki cyanditswe aha mu kinyarwanda birasa nkaho ari ibindi, ariko 18-14 aho muze kuhasoma wenda haraza kubafasha kumva. 18-14 aho uri hindura urupapuro rumwe mu ngeri. 18-14 utera ubwihebe, utuma umwuka wawe wiheba. Soma aho numve ko hari umutima wihanganye. Iyo umutima wihanganye ukomeza umuntu mu ndwara ye. Niyo yaba arwaye, nibyo arwaye ariko afite umutima wihanganye, umubiri ushobora kumubabaza bya nyabyo, wamureba ukabona ararushye, wamugeraho ukabona aragowe, ariko nubwo ababaye biturutse ku mutima we wihanganye, ubasha gutuma ubona akiriho agihumeka aresistinga. Hakomeza avuga gute? ariko umutima wihebye. Ariko iyo ahuye n'ikibazo, ibi bita umutima mu zindi Bibiliya n'esprit. Iyo ahuye n'ikibazo cy'uko uyu mutima we ameye yamaze kwiheba, ninde wawihanganira? Kurwaza umuntu wihebye urajya kumutamika akubwira ngo wiruhire ubusa ndapfa, ukamuguya ngaho ngo nawe aragurampa umuhura, ntagakubwira ngo urambabaza, akubwira ko uri guhuhura uwarangiye. Rama spirituelle aza agaciro k'ubugingo, ubugingo nk'ikiraro iyo wabuteguye bukabaho bushobora gutuma umubiri utsinda niyo waba uri mu kaga. Ariko niyo tugusengesheje ukavuga mu rurimi ukuzura, umwuka wera akakuganza, wuzuzwa ukiri hano. Iyo ugeze hanze bagira ngo bafashe igipirizo bashyiramo agashinge, ugira ngo wari uri hano abaye undi, kubera ko ubugingo bwe ntabwo bukuze. Iyo umuntu ushaka ko umunyamwuka wuzuye yitoza gukuza ubugingo bwe kugira ngo burengere umwuka n'umubiri ubyungukiremo. Gatsoreza iyo usenga Yesu birukana dayimoni ntiyamuvamo, araza aravuga ngo bene uwo mudayimoni ntavanwaho n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari esprit, hari dayimoni igirana isano no kwiyiriza. Okay, kambacarengingeho gato. Yesu ashojeje amasengesho y'iminsi 40,
arajyanwa kambabazi. Satani yari ku rwego afata ukuboko Yesu akamubwira ngo vayo nkwereke, akamwuriza ku gasongero, yamara kumwereka akongera akamubwira ngo ngwino, akamufata akaboko akamujyana akamubwira ngo simbuka. Wowe ibitekerezo byawe bikubwira ko Satani yafataga akaboko Yesu akajya kumwereka. Satani, ndakubaza, mbariza umuntu mwicaranye, Satani yafataga akaboko Yesu akajya kumwereka. Reka aho tuhihoze. Igisubizo kwa gatatu, yaramufataga akajya kumwereka. Uruhare rwo gusenga no kwimuka aho utuye no kujya ahandi hantu no kugira ibyo ukora kubw'amasengesho n'umwuka wawe nuko bigenda. Ntacyo uzaza wese iwanjye nkasengera umugati na ji, ntabwo uzaba ugiye kwigabura. Hari itandukaniro, uwabisengeye n'umwe, ariko ibitekerezo, igaburo rya mbere rya Eliya ararirya akiryamira, ntacyo rihindura kuko nta bitekerezo byaryo afite. Baranyumvishije se? Ariko igaburo rya kabiri ariye azi impamvu yo kurya iryo gaburo, ko urugendo ari rurerure, rimara amajoro 40 n'iminsi 40. Nitujyanirana muri pisine nka kujugunya mu mazi, ntibivuga ngo uzaba ubatijwe. Nejo bundi isaha irageze ngo ibyari ibisanzwe ku bandi, kuri wowe bikugira udasanzwe. Iby'abandi bagize ibisanzwe, kuri wowe bikugira ubidasanzwe, bikwigiza ahadasanzwe, bikugeza ahadasanzwe, bikingura ibidasanzwe. Niba byiza yatera haleluya. Zamura ibiganza hejuru, zamura ibiganza hejuru. Nta handi hantu turifuza ko ubugingo bwawe bumenye impamvu y'igaburo. Nutamenya impamvu y'igaburo, ni imitsi muzapfa kurya upfe kunywa. Isaha irageze ngo niwiyiriza ubuvuga ngo na masengesho, umenye impamvu y'ayo masengesho. Bitabaye ibyo byizitwa kubura ibiryo. Isaha irageze ngo ugire ibindi bitekerezo, ubugingo bwawe buba bukangutse, bugira amakuru abandi badafite. Isaha irageze, abasenze iki cyumweru ni benshi, akisaha irageze ngo muri wahazamo igituma usanga cyuko Imana yawe ishobora byose kiba kigari muri wowe, cyuko Imana utazi uyu mugoroba ngo ikuvanire mwaho, wizera ko itagukurira mwaho. Ayiwe mwateye haleluya. Isaha irageze, iby'abandi bagize ibisanzwe, kuri wowe ni bibiri bidasanzwe mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo kuri wowe ni bibiri bidasanzwe mu izina rya Yesu. Kambarari kirigaburo ryo ku cyumweru. Uzarebe nyuma y'aya magambo ndi kuvuga, rizatandukanye. Isaha irageze ngo ubugingo bwawe bubanze bube bukuze, bumenye igituma uri mu bintu, ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, imbaraga zawe zose, ubwenge bwawe bwose. Ibyo ni ibice bitatu bya bindi twari turi kuvuga. Hari abantu bashobora kumukunda mu mubiri, abakirisitu muri rusange ndetse n'abapagani bahimbaza Imana, ariko abaramya Imana
bwira umuntu mwicanye ngo ntaba yizi ibyanyabyo. Abayihimbaza twaba benshi ariko abaramya nabazi icyo baramya. Muzamura ibiganza. Ubwoko bwawe bumugeze kure bwiga. Ibitekerezo byanjye bimbwira ko bumvishe byinshi byabashoboza gutuma bakora ikintu bazi impamvu yacyo, bajya kwigaburo bazi impamvu yaryo, bigahinduka isi kabamenya, yakiyiriza ubusazi impamvu yo kwiyiriza, isi kayoberwa, yaza gusenga azi impamvu imugenza, isi kayoberwa, yazamura amaboko azi impamvu yakuzamuriye, isi kayoberwa. Patiki alamaniando so lala bivuya zotiki bevoa kola toteskimeniando Morat kansevek desa lito kibevoa yala totiki menito deskiando. Hindu ibintu muri nateraniro twese twasenga, abasakuza ni benshi, hari kujya ubumva ijwi ry'abarutoromayo ukamutandukanya n'abandi kubera impamvu avuze, watungurana mw'iri koraniro rirabikazo nirimo radikansura. Hari uwamenya imbaraga utunze akazingiza muri bo bigahinduka, hari uwagira ibyo ahirika bigatembagara bikajya kure. Ukunda bagukunda, haragushakana umwete ntibahwema kukubona. Baririmba ari benshi ariko hakabonekamo uzi ikiguzi yishura ngakuririmbire. Twabwiriza turi benshi ariko hakabonekamo abazi impamvu ituma bakuvuga. Twakumenya turi benshi ariko waca muri rino koraniro tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu, uruwakuyakomerwa, uruwakubahwa, 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 uruwagushimwa. Uyu ukomye amashyi azi impamvu yakwiye, mutungure kubuka gushimiye. Baguhimbaza ariko abakumenye bazanywe no kukuramya. Harindi shyanga rigufite nkawe ntabwo tukugereranya, ntacyo tukugereranya nacyo. Uraranze, uri hejuru, uhindura ubuzima, uhindura amateka, uhindura imibereho, uratungurana. Ayo mashina yawe, ayo mashina yawe, ayo mashina yawe, dukomye amashyi keya ugereranyije n'igikuri nuko uteye. Uraranze, uri hejuru, hejuru y'indwara, hejuru ya nyabingi, hejuru y'ibitega, urakigaragaza. Tuvuze ko Amerika nayikubanye kuko wanga agasuzuguro. N'uyu wamunyuraho ukamukoresha, ukanga agasuzuguro ahavuka, ukanga agasuzuguro ahatuye, ukanga agasuzuguro. Shimwa Yesu. Shimwa Yesu. Dukomere Kristo amashyi menshi.
tega ibiganza imbere. Uwiteka yavuze rimwe numva kabiri. Zaburi ya 62:12. Kanongere natura ubuntu. Imana irabaha amakado muri uku kwa mbere. Simbifuriza kurangiza ukwa mbere ngo twinjire mu kwezi kwa kabiri tutazi ko ari ukwezi tuzigiye kurwanamo na Satani. Intwaro zose turazihabwa nonaha mu izina rya Yesu. Turazihabwa. Twigeze kujyana n'abangaba duhura n'umusaza w'umupasiteri ngo wabaye umupasiteri imyaka 39. Dusanga ngo yararwanyaga ko Imana ivuga. Ntaho yabimenye. We ntago uzamera uko. Uzerekana Imana imbona nkubone. Ndashaka ko Imana ibakoresha mu iki gihugu. Bwira umuntu mwicaranye ngo Imana igukoreshe mu iki gihugu no hirya yacyo, kugeza ku gipimo uzajya umuntu akubona azajya ababonye Kristo muri wowe. Wowe ubure Kristo agaragare. Tega ibiganza imbere. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, kwera kwa gufashwa na Mwuka Wera, nibibane namwe mwese none nibiye bidashira. Amen. Yesu abaho umugisha. Ababisho